Tubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Shaka Provisoire, aho tubategura ndetse tukabagezaho ibizamini bya Provisoire, abari kwiga amategeko y'umuhanda ndetse n'abari kwitegura ikizami. Mwese tubahaye ikaze mu kizamini cy'uyu munsi. Uyu munsi ikibazo cya mbere kiragira kiti ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Mbese iki cyapa bari kutwereka aha ngaha umuyobozi w'ivatiri cyaba kivuze iki? A. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 ku isaha. B. Nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero nizere ko wegereje agakayi kawe ndetse n'agakaramu kugira ngo ujye ukosora, noneho umenye n'amanota uri kugenda ugira kugira ngo ubashe kumenya urugero ugezeho wiga amategeko y'umuhanda. None mbese ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa cyaba kivuze iki muri ibi baduhaye? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Twihuse rero, aha igisubizo nta kindi ni C. Iki cyapa ntacyo kireba kuri uyu muyobozi w'ivatiri mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Bivuze ko iki cyapa kireba izipima toni 5 kurengaho, rero umuyobozi w'ivatiri ntacyo kimurebaho, igisubizo ni C. Ikibazo cya kabiri, ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Aha rero hari ibinyabiziga baduhaye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha ngaha wahitamo iki? Urabona muri ibi binyabiziga baduhaye harimo ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Rero ku gakayi kawe cyangwa agapapuro wateguye, nizere ko wamaze gusubiza. Aha ngaha igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ibi binyabiziga baduhaye haba ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, byose bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, ntabwo ari buri mwaka. Niyo mpamvu igisubizo ari D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu, kunyuranaho bikorerwa. Mbese kunyuranaho bikorerwa hehe? A. Mu ruhande rw'ibumoso gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha baduhaye ni hehe haba hakorerwa kunyuranaho? Mbese ni A. Mu ruhande rw'ibumoso gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero, aha igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bishobora no gukorerwa iburyo iyo umuyobozi unyurwaho yerekana ko ashaka gukata cyangwa kugana ibumoso. Nizere ko aha ngaha bisobanukiwe. Mu busanzwe bikorerwa ibumoso, ariko bishobora kuba byakorerwa iburyo iyo umuyobozi unyurwaho yerekanye itara ndangacyerekezo ryerekana ko ashaka kugana ibumoso. Ikibazo cya kane, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa dufite aha ngaha gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Mbese wowe muri ibi urumva iki? Igisobanuro cya nyacyo cy'iki cyapa ari ikihe? Se ni A.
iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Mbese muri ibi wowe wahitamo ikihe? Aha rero igisubizo cyangwa igisobanuro cya nyacyo cy'iki cyapa ni A. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iyo ari itangira ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, uyu murongo w'umutuku ntabwo uba uriho. Nizere ko mwasobanukiwe. Ku kibazo cya 5, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ni ibiki byo kwitabwaho rero mbere y'uko uyu muyobozi anyura mu kayira k'abanyamaguru? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese urabona wowe ari ikihe muri ibi ngibi umuyobozi agomba kwitaho mbere y'uko anyura muri aka kayira? C. Ni A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere kuri ka gakayi kawe cyangwa agapapuro wamaze kwandikaho igisubizo. Aha igisubizo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kwita ku muvuduko w'ikinyabiziga kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu igisubizo ari D. Ntabwo ari ukwita ku muvuduko w'abanyamaguru, ubugari bw'umuhanda, oya, ndetse n'umubare w'abanyamaguru, ahubwo agomba kwita ku muvuduko w'ikinyabiziga. 6, ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Mbese muri ibi byapa dufite ahangaha ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? A. D. Akadomo rimwe A. Ubwo ni iki ngiki. B. Icyapa E. Akadomo 13 A. Ubwo ni iki. C. Icyapa C. 19 ari iki. D. Icyapa C. 1 iki. Mbese muri ibi byapa ubona ikihe gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Twihuse rero, aha igisubizo nta kindi ni B. Ni icyapa E 13 A aricyo iki cyahanga nicyo gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Kutari ubizi nabimenye, n'uwari ubizi abizirikane. Icyapa E akadomo 13 A cyo gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ikibazo cya 7, guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hakurikira. Guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Mbese haba ari hehe? A. Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Mu mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana nabi utagifite metero 12. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe wahitamo ikihe gisubizo muri ibi ngibi? Tubaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. A. Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana nabi utagifite metero 12. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese wowe aha wahitamo iki?
Twihuse rero aha igisubizo nta kindi ni B, ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Igisubizo ni B, mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ikibazo cya 8, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa dufite ahangaha gisobanura iki? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha urumva ubusobanuro bw'iki cyapa ni ubuhe? Ese ni A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni B, ntihanyurwa. Iki cyapa gisobanura ko aho ugeze hatanyurwa. Igihe ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi ugomba guhita wibwira mu bwenge, ni ukumenya ko aho ugeze hatanyurwa. Ikibazo cya 9, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga anyuzweho n'ikindi kinyabiziga, mbese ni iki yakora muri ibi ngibi baduhaye? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Mbese wowe muri ibi urumva ari iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Dore ko bamaze guhitamo rero, aha igisubizo nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite. Igisubizo ni A. Ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Mbese ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C, amatara magufi. D, urumuri rusanzwe. Mbese wowe urumva ari ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ese ni A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C, amatara magufi. D, urumuri rusanzwe. Aha rero igisubizo nta kindi ni A, ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo ni A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Twihuse n'ikibazo cya 11. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni? Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A, kilometero 25. B, kilometero 70. C, kilometero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese igihe nta mategeko awugabanya by'umwihariko muri iyi mivuduko baduhaye, ni uwuhe muvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha? Ese ni A, kilometero 25. B, kilometero 70. C, kilometero 40. D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo rero nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku mapikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 12. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita? Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita? A, feri y'urugendo. B, feri yo guhagarara umwanya munini. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe igisubizo cyawe cyaba ikihe? Ese ni A, feri y'urugendo. B, feri yo guhagarara umwanya munini. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni C, ni feri yo gutabara. Ubu buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro
by'umwihariko igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Igisubizo ni C. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Mu busanzwe ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ni ayahe rero afite umwihariko? A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? C ni A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aya matara afite umwihariko, haba itara ndangamubyimba, itara ryerekana icyerekezo ndetse n'itara ndangaburumbarare bishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe. 14. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. A. Santimetero 25. B. Santimetero 125. C. Santimetero 45. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe urumva igisubizo ari iki? Ese ni A. Santimetero 25. B. Santimetero 125. C. Santimetero 45. D. Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'igare cya velomoteri ntibugomba kurenza santimetero 75. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 15. Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. A. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ari hehe hashyirwa iri tara turi kureba ahangaha? Igisubizo rero ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko iryo tara risa n'icyatsi kibisi ryerekana ko umuyobozi yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Rero igisubizo ni D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 16. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Mbese ni ibihe binyabiziga bigomba kugira iki cyerekana umuvuduko? A. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Mbese muri ibi binyabiziga urabona ari ibihe bikwiriye kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho mu buryo bwo kugira ngo kigume gikora neza. Aha rero
igisubizo ni B, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Igisubizo ni B, ni ibinyabiziga byose bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. 17. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: A, umweru; B, umuhondo; C, umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ibara ry'utwo tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga ari irihe? Se ni A, umweru; B, umuhondo; C, umutuku; D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni B, ibara ry'utwo tugarurarumuri ni umuhondo. Utwo tugarurarumuri tuba mu mbavu z'ikinyabiziga ibara ryatwo ni umuhondo. 18. Mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, niho ikinyabiziga kigomba kuba kiri. Ahangaha ukurikije iyi shusho ufite ahangaha, mbese mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, niho ikinyabiziga kigomba kuba kiri. Ubwo ibumoso ni ahangaha, agiye gukata agana aho ibumoso, none niho ikinyabiziga kigomba kuba kiri. A, mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C, mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa. D, mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Mbese wowe aha urabona igisubizo cyaba ari ikihe? Se ni A, mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C, mu ruhande urwo ari rwo rwose hafi mu nzira nyabagendwa. D, mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Aha rero igisubizo nta kindi ni B, ni iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ushobora kwibaza ngo mbese iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa ni hehe? Aha turi mu ruhande rw'iburyo, noneho iburyo bwo hagati dore ni muri aka gafureshi, aka ni iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ubwo ni ahangaha ikinyabiziga kigomba kuba kiri igihe umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso bw'inzira nyabagendwa. 19. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, ariko abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka cyangwa bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira: A, kilometero 10 mu isaha; B, kilometero 20 mu isaha; C, kilometero 30 mu isaha; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe wahitamo iki muri ibi ngibi? Se ni A, kilometero 10 mu isaha; B, kilometero 20 mu isaha; C, kilometero 30 mu isaha; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi, umuvuduko umuyobozi agomba kutarenza igihe ari kunyura hafi y'abanyamaguru bari mu muhanda, kandi gusiga iyo ntera ya metero 1 bikaba bitari gukunda. Uwo muvuduko nta wundi ni kilometero 5 mu isaha. Igisubizo ni D, mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. Impamvu ni uko uwo muyobozi agomba kuhanyura afite umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje
metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira. Iyo ibyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ni ayahe rero ashobora gusimbura aya matara ndangambere ndetse n'aya ndanganyuma? A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wahitamo iki muri ibi ngibi? Ese ni A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni C. Ni amatara yo guhagarara umwanya munini ashobora gusimbura aya matara indangambere n'aya ndanganyuma kuri izi modoka batubwiye haruguru. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye, by'umwihariko mukaba mwafashe umwanya mugakosora iki kizami. Tubifurije amahirwe masa, reka tuzahure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.